uku kwezi kwa gatatu yongera kwiyereke. Ababyakiriye dutare haleluya. Yemwe aba turi kumwe n'abari wano yongera kwiyereke. Hari igihe namubonye anyubakira urugo amabana, ariko n'uyu mwaka yongera nyiyereke. Umuntu utazi uko byari bimeze mbere yuko babitunganya, nahagera azagira ngo na mbere byari bitunganyije. Muze kunyumva kandi hari ibintu Imana igiye gukora abatazi amateka yawe yahashize bakajya bagira ngo na mbere niko wari umeze. Utazi u Rwanda rwa 94, utaruzi rwa 94, utazi amateka yarwo, aramusa rugeze mu uyu munsi yagira ngo na mbere hose niko rwari rumeze. Undati rero ejo nzakuzanira imifuka utangira upakire, nzajya nza kuryitwarira ngo amuhereze 10,000. Wari ugiye gusaba intoryi zahiye, kubona 10,000 ni nk'ibihumbi 50. Ngo yuzuye umunezero mbe naho n'imbaraga ziraza. Reka mbabwize ukuri, iki kuba nkivuze ni iki. Imana nivuga gutya ntiwibaze ngo biraca hehe, iranyiyereka inyuze hehe. Ifite inzira nyinshi wowe utazi yacamo ikongera kukwiyereka. Ngo aracuruza maze amafaranga atangira kuza. Umva igitangaza cyabaye. Byageze mu kwezi kwa 11 gushyira kwa 12, hamwe yakodeshaga. Umugabo ntiyongeye gukora ngo ajya abwira abana ati ninjye washatse abandi mwaherekeje. Ati Imana ya mama Claude, Imana y'umudamu wanjye, ati niyo Mana iz'abandi ntago nzizi, kandi yarayimbuzizaga. Harageze ngo Imana yawe bayiyoboke. Hari ibintu igiye kuri bayiyoboke. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Turashimira Imana ko tugize umugisha kandi kuba mu nzu y'Imana. Tugashimira n'umushumba kandi wongeye kuduha ikaze kugira ngo tubane namwe mwagize neza kuza. Imana ibahe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 21. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 14. Tugiye gusoma amagambo menshi ariko tutari buze kuvugaho cyane. Turabizi ko amasaha yo ku cyumweru aba ari makeya kandi hari izindi gahunda. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 21. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya, yiyerekana atya. Simoni Petero na Toma witwa Didumo na Natanayeli w'i Kana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa bari bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramubwira bati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha ijoro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arabaza ati yemwe bana banjye mufite ibyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigisha Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvishe ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato bakurura urushundura rurimo ifi, kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Bomotse imusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokeje n'umutsima. Yesu arababwira ati nimuzane ku ifi mumaze gufata. Simoni Petero yikira mu bwato akurura urushundura imusozi rwuzuye ifi nini 153. Ariko nubwo zari nyinshi zityo urushundura ntirwacitse. Yesu arababwira ati nimuze murye, ntihagire n'umwe muri bo abigishwa be utinyuka kumubaza ati urinde, kuko bari bazi ko ari umwami. Yesu araza yenda umutsima arawubaha, n'ifi nazo azigenza atyo. Ubwo n'ubwa gatatu Yesu abonekera abigishwa be amaze kuzuka. Nimwakire neza ijambo ry'Imana.
Turashimira Imana ko tumaze iminsi turi mu bihe byo gusenga kandi tubikora kenshi. Nigeze mbaza abantu ngo kubera iki abantu dukunda kuba mu masengesho kandi Imana yaravuze ko izatugirira neza, yaraduhaye amasezerano. Ese wareka gusenga agategereza ibyo Imana yavuze ko bizasohora? Kuki duhora mu masengesho? Ayitata akavaho tugafata ndi kuwa kangahe tukaza. Kuki duhora mu masengesho kandi dufite amasezerano yuko Imana izatugirira neza? Nigeze mbwira abantu ngo iyo umuntu atwite ajya kwa muganga kenshi kuruta indi minsi yose yadatwite. Umubyeyi utwite ajya kwa muganga kenshi. Kubera iki ajya kwa muganga kenshi? Abagira ngo bakurikirane ubuzima bw'umwana ndetse nawe bamenye uko ahagaze, uko ubuzima bw'umwana buhagaze, bagira ibyo bamubwira yirinda, agira ibyo amenya kugira ngo umwana azavuka ari muzima ameze neza ndetse nawe abameze neza. Tugomba kuba imbere y'Imana kuko tuzi neza yuko nubwo dufite amasezerano ariko hari umwanzi udashaka ko tugira muri ayo masezerano. Rero muri uyu mwanya mutoya mfite ndagira ngo mbaganirize ijambo Imana nshyize ku mutima. Ijambo rivuga ngo Yesu agiye kongera kukwiyereka. Mbere uwo muntu ikiganza niba byemera umubwire ngo Yesu agiye kongera kukwiyereka. Ubwo wagiye kongera kwiyereka nuwo yigeze kandi yiyereka. Biragoye nyine kongera kumubona kandi ushidikanya ko wamubonye, ariko ku bantu yiyeretse numvisha umutima wanjye n'umwuka w'Imana uri muri njye unyemeza ngo nkubwire ngo agiye kongera kukwiyereka. Haleluya. Ijambo ryavuze ngo hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be. Bivuze ngo hari ikindi gihe bari baramubonye. Yongera kandi uburyo yabiyeretsemo kuri iyi nshuro butandukanye n'uburyo yari yarigeze abiyerekamo. Reka mbabwize ukuri, uretse ko yenda tujya tunanirwa kubivuga nk'uko biri, rimwe na rimwe ibihe byaza bikatwibagiza ko hari igihe yatwiyeretse, ariko hari ibihe twamubonye. Dawidi yavuze ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo ababisha baduhagurukiye baba baratumize bunguri. Bivuze ngo hari ibihe yamubonyemo, hari ibihe yamwiyeretsemo. Ndagira ngo mbibutse ko tugeze muri 25 hari abantu isi yamaze kumira bunguri. Hari abantu bamaze kugera bereda hano hanze, abantu barababaye. Hano hanze hari imibabaro. Hano hanze abantu bararushe ku rwego nuzajya wumva uri amahoro ujye umenya ngo Imana ishimwe, hari intambara Imana yarwanye. Ibintu byose biranyigisha, ndatekereza cyane. Iyo ndi kugenda kuri moto mba ndi gutekereza ibintu byinshi. Murabona ukuntu mu gihugu cyacu barimo batunganya ibishanga. Ni kwibaza mu Misiri imbere ukuntu bizaba bimeze nyine. Abajya bajya Nyandungu, nge sindinjirayo ariko ngo ni heza bajya bajyayo. Hameze neza. Wagiyeyo? Habamo n'inyoni. Okay. Barahatunganyije kandi ngira ngo ntawe ujya yatishyuye. Kwinjirayo ugira gute? Urishyura. Muri make biriya ni ibyiza bitasa u Rwanda, bituma abanyamahanga barugenderera. Ni heza. None baza uburyo ibishanga byose bazaba bamaze kubitunganya, harimo ibyuzi, harimo. Umuntu utazi uko byari bimeze mbere yuko babitunganya, nahagera azagira ngo na mbere byari bitunganyije. Muze kunyumva kandi hari ibintu Imana igiye gukora abatazi amateka yawe yahashize bakajya bagira ngo na mbere niko wari umeze. Utazi u Rwanda rwa 94, utaruzi rwa 94, utazi amateka yarwo, aramusa rugeze mu uyu munsi yagira ngo na mbere hose niko rwari rumeze. Umva ikintu nashatse kuvuga rero. Hari abantu bino bishanga bizarangizwa gutunganywa batakiriho. Baheruka bitunganywa bisozwe gutunganya batakiriho. Hari n'abazagenda bimaze gutunganywa.
hari abantu bapfuye batamenye ko mu Rwanda hazaza imihanda yo hejuru. Uyu munsi bazutse baba musigaye mufite niyo hejuru ze. Reka mubwire iki kintu rero. Mumpera ikiganza umubwire ngo wamara 10, wamara 100, wamara imyaka 200 uzapfa. Ko mutinya kubibwirana, mubwire wamara 20, wasaza ukagira nushaka kugira 5, 7, yaba 200, yaba 300 hazagera upfe. Mubwire ngo warubizi kuzapfa. Nuzajya wibuka ko hari imyaka yo kubaho, hakaba n'imyaka uzaba utakiriho. Ujye ugerageza iyo ufite uyikoreshe neza. Jambo rya mbere, ubane n'abantu bose amahoro. Abo kugirira neza ubagirire neza. Wigendere, ejo ntago uzi igihari. Beneda, iyi si hari abo twayisanzeho batakiriho. Natwe hari igihe tuzaba tutayiriho haraje abandi. Kandi aya mazu azakomeza abeho, imihanda izakomeza ibeho, byose tuzabisiga tugende haza abandi. Ariko hari icyo njya nibaza, igihe twamaze turiho twamaze iki? Reka dukorera Imana. Ikiza cyo gukorera Imana nuko ibyo tuyikorera turi naha bizanaduherekeza tugiye. Imirimo izaduherekeza. Njya mbona iyo abantu bagize ibyago, ntago njya numva umuntu bashyinguye bavuga amafaranga asize kuri konti. Oya, ntibajye bavuga amazu yari afite, ntibavuga imodoka yari afite. Uzi ikintu bavuga? Bavuga imirimo yakoze. Abo yarihiriye amashuri, abo yahagaburiye. Ese mwaretse tugaca umuco wo kuvuga ibyiza by'umuntu yapfuye tukavuga ibyiza byakiriho. Bantu muteganya kumpa indabyo kubera ko mu nkunda, muzime ntarapfa. Ibintu byo kuzajya kuzitondeka kumva nta nabizi ko mwazizanye. Mwazizanye nkihumeka. Kabiri, sinzikunda. Niba umva ushaka kumpa indabyo ugashaka gukoresha rwa 30, uzayame kuri momo, nzajya mu mujyi aho bazicuruza ngende nzirebe. Nase we ntuzimere kuzireba. Ariko pastor, uzi ko umurobyo rw'ibihumbi 30 nta na 5 mfite kuri momo kandi bugaca zapfuye, wayampaye nkajya mu mujyi kureba aho bazicuruza, nashaka nazifotora nkatwara ifoto yazo muri telefone. Ubwo urazimpa ngo nzimaze iki koko? Mfite anniversaire vuba hanga, ariko ntihazagira umpindabyo, muzanzabaha nimerange. Herega igihe ndimo si cyo guhabwa indabyo. Nje ntago nkeneye indabyo. Abakire mujye muzibaha, pastor n'umukire mujye mu indabyo, muzimo we n'umukire afite amafaranga, ariko nje ntazo nshaka igihe ndimo si cyo guhabwa indabyo. Herega hari igihe umuntu aguha ibyo udakeneye akabiguha n'igihe utabikeneyemo. Ariko icyo nkundira Imana, imenya ibyo dukeneye ikamenya n'igihe tubikeneyemo. Haleluya. Munyumve haleluya. Ngo Yesu amenya ko bano bigishwa baraye ijoro, kandi iri joro barikesheje ntacyo babonye. Yesu arabizi ko kuva mu kwa mbere wagerageje akazi wakabuze. Arabizi ko warakoze byaranze, arabizi ko byanze. Kuva azi ko byanze rero agiye kongera kukwiyereka, kuko hari n'ikindi gihe yakwiyeretse. Yesu amenya ko baraye ijoro babuze uko badafite n'icyo kurya, ngo Yesu yongera kubiyereka. Yabonaga aho bageze ari we bakeneye, imbaraga zabo zari zananiwe. Hari igihe tekinike z'umuntu zinanirana, amashuri akanga, ubunyamugi bukanga, ugakandaho ntibivemo. Iyo Yesu abonye ko byanze, ageza kandi akaza mu buryo butandukanye n'uburyo yajemo cyane, kuko ntajya akunda ko mumenyera inzira ze.
reka mbibutse kuko mwambonye 24 siko azaza 25. icyo nzi cyo ni kimwe, nuko agiye kongera kubiyereka, ariko mu buryo butandukanye nubwo yabiyeretsemo cyagiye. Wasanga ijoro ryose ntacyo bagize gute, arwa ngo bana banje mufite icyo kurya, ati ntacyo, ati ni muroho inshundura. ngo batinda kubyemera, ariko bibuka ko ari umwami ubivuze, barabikora. ngo bamaze kubikora, ngo bafata ifi nyinshi cyane 150 na, ngo ubwo bwari ubwa gatatu yongeye kubiyereka nyuma yahamaze kuzukira. Sinza gutwara umwanya kubera ko hari na gahunda nyinshi, ariko mubwire ngo agiye kongera kukwiyereka, mubwire ngo agiye kongera kukwiyereka. Ese hari urimo hano wigeze amubona? Hari urimo wigeze amubona? Agiye kongera kukwiyereka rero, agiye kongera kukwiyereka. Nanjye nukwipe nabo yongera kwiyereka, yongera. Abantu bari baguteza amaso barebye ko, ariko agiye kongera kwiyereka. Ese ko nta wari wabaye imusozi wokeje izifi basanzwe zokejwe nande? Ko ngo bomutse bagasanga hari ifi zokeje, nizokejwe nande? Iyo yongeye kukwiyereka, aguha ibintu byuzuye, aguha ibintu bifatika, aguha ibintu bigaragara. Muri aya masengesho tuyasoza yongera kwiyereka. Uku kwezi kwa gatatu yongera kwiyereke. Ababyakiriye dutare haleluya. Yemwe aba turi kumwe n'abari wano yongera kwiyereke. Hari igihe namubonye anyubakira urugo amabana, ariko n'uyu mwaka yongera nyiyereke. Kasoreze ku buhamya bw'uyu mumama. Nagize umugisha sinabyumva handi abutanga mpicaye. Kandi hari ikintu nkunda ubuhamya. Nkunda kwicara nkatega amatwi ubuhamya atari udutekerezo, natwo turafasha, ariko nkunda noneho amahirwe bukabutangwa na nyirabwo, kandi atavuga ibindi, avuga Imana yabonye. Uyu mudamu yitwa Mama Claude. Najyaga numva abantu dusengana bavuga ngo hari umama ufite ubuhamya, ngo bajya basengana. Umunsi umwe njya kwigisha ahantu Kibagabaga, nsanga nawe yajeyo. Ngira umugisha arabanza atanga ubuhamya, avuga uburyo yashakanye n'umugabo, umugabo atazi Imana, adakijijwe. Umugabo ngo amubera undi wundi umugabo, kandi we yarazi Imana. Ngo yajya gusenga Imana wango ndi Uwiteka, nzakugirira neza, nzaguha umugisha, yewe n'umugabo wawe nzamuhindura muhagakiza. Ngo agera ku rwego umugabo azajya mukubita, ngo akamukubita na ferabeto. Ashaka iki? Ashaka yuko ngo amunaniza akava mu byo gusenga. Undi yajya gusenga ati ndi Imana, ntucike intege, nzakugirira neza. Agataha Imana ivuze, yagera mu rugo agatahira ku nkoni. Kugeza ku rwego aho yasengeraga muri ADPR bose bamuvuyeho, bati uyu mugabo wamutaye. Yajya gusenga ati hoya wimuta, nzakugirira neza. Inama z'abantu nyine ni iz'abantu, ariko Imana ivuga ibitandukanye n'ibyo abantu bavuga. Igihe kiza kugera, kandi ngo uko amukubita niko abyara. Yego, uko amukubita ariko abyara. Yashaka kubigenza nk'abandi Uwiteka ati hoya hoya. Yaratubwiye ngo iyo yabyaraga, umugabo we yacuruzaga ibitoki n'ibirayi avanye, abango ku munsi yacuruzaga nka miliyoni, yari afite depo acuruza. Ngo yabyara akamugurira isombe itagira ikirungo, itagira amavuta, itagira, ngo akabuha n'ibiceri 300 kitigenda uhaye. Ibiceri bingahe? 300 yabyara. Ngo yajya gusenga ati ndi Uwiteka, nzakugirira neza. Haci igihe ngo umunsi umwe ajya gusenga, abwira Imana ngo ni ibintu bibiri, uyu mugabo muhindure cyangwa umucyuri. Ngo iramubwira ngo ngiye kumuhindura, kandi uburyo ngiye kubikoramo ntuzasakuze n'injye ugiye kubikora. Ngo arataha. Haciye iminsi, yashatse kugutabara ntiyabura hinyura. Uzi cyabaye? Ngo yinjiye muri bwa bucuruzi bwiwe, akarangura imodoka y'ibirayi, bugacya yose yaboze akamena. Akarangura imodoka y'ibitoki, bino biribwa, bugacya byose byahiye akamena. Mu mezi angahe ngo umugabo yarahombye, arataha.
ibwira umugore ngo ntuzasakuze, ngiye kubatunga kandi adakora. Kabiri, iyi niyo nzira ngiye kunyuramo nkamuhindura. Umugabo ngo akubitwa n'ubushomeri yerekera iyo gusenga. Reka nkubwire ngo ugiye kongera kukwiyereka. Yenda ubyumva uri umwe ariko igiye kongera kukwiyereka. Yemwe abayibonye we igiye kongera kukwiyereka. Ngo ajya gusenga arakizwa. Iramubwira ngo ngiye gukora ibintu amatwi yawe acura injereri. Bakomeza gusenga bageze ku mwana wa 9 atwita umwana wa 10. Ngo babaga mu kazu hano hafi na Yerika, hirya yo kuri Yerika niho bari batuye. Bagezemo inzu ngo amezi nibarane, ndumva ntibuka neza, ni nk'amezi 3 cyangwa 4. Ngo bajya gusenga, umugabo yamenye Imana, bafatanyije urugendo. Ngo bajya gusenga hari Gishiro, bari bakihasengera. Ngo umuhanuzi araza, ngo aramubwira ngo nduwiteka, ngo hari mu kwezi kwa 9, uyu mwaka utarashira ndakuvana mu bukode ngo uhinze. Babuze ibihumbi, ngira ngo byari yari amezi 2, kuko ngo byari ibihumbi 20. Babuze ibihumbi 70 ingahe yo kwishyura inzu. None Imana ivuze ngo umwaka utarashira irabakura mu bukode. Baje gusaba kwishyurirwa idene. None Imana ntiyishyuye idene, ibabwiye inzu. Ngo barataha. Icyo gihe ngo bari babwiriwe, baragenda baranaburara. Ku munsi ukurikiyeho afite inda y'imvutsi. Ku munsi ukurikiyeho ngo yigira inama ati ko hari umudamu tuziranye ucuruza ibintu by'intoryi n'inyanya Nyabugogo, wajyayo kureba ko hari izafite ziba zitaguzwe. Murabizi ko bacuruza intoryi hari igihe zibura abakiriya zigahira aho ngaho, iyo zibuza abaziguragira gute arazijugunye. Undi ati wajya kureba niba hari bitorya afite byahiriye aho ngaho byabuza abakiriya, akabimpa basi nkaza nkatogosa tukareba ko twabaho. Ngo yigira iyo nama, nta faranga y'itike afite, aramanuka kuva iyo Ruzayeri kumanuka, urumva haroroshye ntihaterera, haramanuka. Ngo aramanuka n'amaguru, ageze Puwaruru ari kugenda n'amaguru. Ngo inyuma ye yumva amahone, ariko amahone abatani nabavugiriza abagenzi babo. Ninde hari ubuzima ubaho kumva nta wakuvugiriza ihoni, nta waguhamagara, ukagira ngo na nimero y'abantu barayibagiye, ugacomeka telefone ikazima ntaho guhamagaye. Ngo umuntu amuvugiriza amahone ntiyabyitaho. Ngo kumbi ni umudiyakoni wo muri ADPR Kanombe, yaramuzi w'umuvugabutumwa. Ngo amugeze ati mama Claude niwe navugirizaga amahone, injira mu modoka tugende tuvugana. Undi ngo injira mu modoka, ati bite? Ni sawa, ko wabuze na amahoro, uri murajya he? Hari umuntu ngiye kureba Nyabugogo. Hari ukuntu ureba umuntu ukabona ikibazo atakikubwiye utarinze no kucyerekwa. Undi ati se ufite akazi? Ati ntako mfite. None se ko mfite akazi wagashobora? Undi ati nagashobora, ntaramenya nakariko. Undi ati rero nkeneye ivu ry'amakara, rino vu risigara ahantu bacururije amakara, ushobora kuribona? Undi ati naribona. Ati ndarikeneye kandi ryinshi. Icyo tuzajya dukora, nzajya nkuzanira imifuka uripakire nze kuryitwarira, umufuka umwe ni 2,000. Undi ati rero ejo nzakuzanira imifuka utangira upakire, nzajya nza kuryitwarira. Ngo amuhereza 10,000. Uwari ugiye gusaba intoryi zahiye, kubona 10,000 ni nk'ibihumbi 50. Ngo yuzuye umunezero, mbe naho n'imbaraga ziraza. Uwari ugiye gushaka ibitoryi ngo aragenda agura ubugaragira, gutarangije arataha, abwira umugabo ati Imana iratwiyeretse. Urumva umunezero barahemo n'umunezero udasanzwe. Ku munsi ukurikiyeho ngo amuzanira ya mifuka nyine. Ngo aragenda ajya hano Nyabugogo haruguru y'ibagiro, sinzi bahita niba ari mu Njabi, sinzi ukuntu bahita, haruguru y'ibagiro rya Nyabugogo hari ahantu bacururizaga amakara. Ngo hari ikintu cyitwa ivu riharunze. Undi ati naho mwandangire? Undi ati hano birarunze twabuze naho tubishyira. Ngo atangira gupakira, ahamagara umugabo ati ngwino hano. Ngo araza. Undi ati ariko hari ahandi wajya kuhasanga byinshi, Kiruhura hahoze isoko.
ngo araza arapakira, ngo ku munsi yapakiraga imifuka 80. Mbabazi, imifuka 80 ukubye n'ibihumbi 2 nangahe? 150. Ataranguye, nta transport, nta gishoro, nta musoro w'akazi ke, n'ugupakira gusa, n'imifuka ntiyayiguraga. Reka mbabwize ukuri, iki kuba nkivuze ni iki? Imana nivuga gutya ntiwibaze ngo biraca hehe, iranyiyereka inyuze hehe. Ifite inzira nyinshi wowe utazi yacamo, ikongera kukwiyereka. Ngo aracuruza maze amafaranga atangira kuza. Umva igitangaza cyabaye. Byageze mu kwezi kwa 11 gushyira ukwa 12, hamwe yakodeshaga yamaze kuhagura, hamwe yakodeshaga yari yaburiye ubwishyu amaze kuhagura, amafaranga avanye mu ivu ry'amakara. Umwaka wagiye kurangira atagikodesha, yavuye mu bukode. Ngo Imana iramubwira ngo ico ni itangiriro ry'umunezero wawe. Narakubwiye ngo ngiye kukwiyereka, ugiye kujya wambona. Ngo yagiye gusenga. Yesu ikiza cyo gusenga, iyo twagiye gusenga hari ibyo tuhumvira, hari amakuru tuhamenyera. Ngo yasubiye gusenga n'umugabo we, haza umuhanuzi ngo akokora amababi y'ibiti. Hari n'abahanuzi bakora ukagira ngo bataye ubwenge, ariko nuzana mu bwenge bwo muri yerekana handi ntibizavamo. Ngo igidukirisha ibipfu by'ububwiriza, ngo araza kokora amababi y'ibiti ayahereza we n'umugore we bari bicaranye. Ngo arababwira ngo uku nguku mbahaye aya mababi y'ibiti, Imana iramwe ngo niko igiye kubaha $1. Ngo barataha, naho ngiye gusoreza dusenga. Ngo barataha, bageze mu rugo bafata ya mababi barayabika. Ngo haca iminsi, ubwo buhamya ni nyirabwo wabutanze nicaye aho nteze amatwi ndi kumva. Ngo haca iminsi yafite umudamu w'inshutiye utuye hano mu Gatenga. Uwo mudamu w'inshutiye akaba yari afite umuzungu w'inshutiye wo muri Amerika. Ngo aza kuza aje kumusura. Asuye uwo mudamu, ndetse ariko hari umama w'inshuti yanjye w'umunyamasengesho, nk'uko pastor yagira umushyitsi afata, ariko hari umukozi w'Imana inshuti yanjye yitwa John, twamusuye akaza n'uwo mushyitsi baje kunsura. Ngo kuko uwo mudamu yafashe wa muzungukazi bajya gusura wa mama mutuye ku Gisozi, utakiri mu bukode, uko imeze yose niyi. Ngo wa muzungukazi ahageze yicaye, ngo yibuka inzozi yagize ari muri Amerika. Ngo ari muri Amerika yarose inzozi, ngo abona ari mu Rwanda yicaye mu kazu kameze ukuntu, kumbi akazu yabonye mu nzozi yinjiye muri ako, ngo abona niko akikagera. Ngo yibuka inzozi yarose, nta gushidikanya. Ngo mu nzozi ijwi ramubwira ngo hita ufata amafaranga ufite yose y'amadolari uyahereze bano bantu basa. Ibyo ni mu nzozi, basane kano kazu kase neza. Ngo akibuka za nzozi ahita afungura ishakoshi, kwa kundi umuhanuzi yakokoye amashami. Ngo aterura amadolari yararimo, ngo ayahereza umugabo n'umugore. Arababwira ngo ndi muri Amerika narose inzozi, ninjiyemo ahangaha, za nzozi narose zigaruko. None Imana yanzaniye ndakibonye n'iki ngiki, nimwakira aya mafaranga hano hantu muzahasane. Kumbi ngo yari amaze iminsi asenga, iramubwira ngo ngiye kuguha inzu itari iyi ngiyi, iyi zasigara ari y'abapangayi, we ngiye kuguha. Abonye ya madolari ntiyatekereza gusana, ahubwo yibuka bwa buhanuzi yakiriye. Ngo ahita ahamagara abakomisiyoneri, arababwira ngo nimunshakire igipangu cyiza mbaha amakuru. Uyu munsi atuye Batsinda mu gipangu cyiza cyane, yanzirimo abapangayi barayikodesha. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Yabwiye ngo nze mbabwire ngo igiye kongera kubiyereka. Twahagurutse tugatera haleluya. Ntimwongere kwicara, tugiye gusenga, igiye kongera kukiyereka. Mama Korode uyu munsi abaye mu buzima bwiza, abana be bariga. Duherukana ambwira ngo afite n'imodoka yo kugendamo. Umugabo ntiyongeye gukora, ngo ajya abwira abana ati ninjye washatse abandi mwaherekeje.
ati Imana ya mama Claude, Imana y'umudamu wanjye, ati niyo Mana iza abandi ntago nzizi, kandi yarayimbuzizaga. Harageze ngo Imana yawe bayiyoboke, hari ibintu igiye kuba bayiyoboke. Ndashaka ko dusenga yongere kwiyereke. Uri buze kunyumva n'uwigeze ayibona, uwo ni uri buze kunyumva, uwigeze ayibona ni uri buze kunyumva. Hari igihe nayibonye, hari igihe nayibonye. Yongere kwiyereka pastor, yongere yambwiye ngo babwire ngo igiye kongera. Twateye haleluya, Imana igiye kongera. Abanyarwanda hari igihe twayibonye, hari igihe twayibonye iratwunamura. Niyongere twiyereke, yongere. Iyo wayibonye udakora, udafite akazi, iyo wabonye ugiye kubyara, iyo wabonye abantu bakuretse, yambwiye ngo igiye kongera kwiyereka. Tuzamura amaboko dushimire Imana. Rumara ubwoba rutuma ndirimba, kubimenya nibwo. Rumara ubwoba rutuma ndirimba, kubimenya nibwo buzima. Kumanywa ndaririmba, nijoro marira aratemba. Rumara ubwoba rutuma ndirimba, kubimenya no mu mwijima ndareba umucyo. Kubimenya nibwo buzima, no mu mwijima ndareba umucyo. Yesu kubimenya nibwo buzima. Kumanywa ndaririmba, nijoro amarira aratemba. Rumara ubwoba rutuma ndirimba, kubimenya wigeze uyibona. Tekereza uburyo wigeze uyibona. Tekereza uburyo wigeze uyibona. Igiye kongera kukwiyereka. Igiye kongera kukwiyereka. Alosifeledra ugiye kongera uyibone. Wayibonye iguha kwiga, ugiye kongera kukwiyereka iguha akazi. Wayibonye kubakira urugo, ugiye kuha. Yambwiye ngo babwire ngo ugiye kongera kubiyereka. Data mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'amaboko, Imana ihambaye, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi bwinshi, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Zira zawe ziranga igihumbi. Ntabwo twamenya ngo uranyura hehe, nacyagiye ntabwo tuzi aho wanyuze, ariko dusoza aya masengesho uravuze ngo ugiye kongera kutwiyereka. Kuno kwezi kwa gatatu ugiye kongera. Hari abakobwa ugiye kongera kwiyereka, hari abasore ugiye kongera kwiyereka, hari abagabo ugiye kongera kwiyereka, hari abanyarwanda ugiye kongera kutwiyereka. Ndagushimiye ngo wongeye kwiyereka abigishwa bawe. Turagushimiye ko uyu mugoroba ugiye kongera kutwiyereka. Ugiye kongera kutwiyereka. Tuguhimbarije ko ugiye kongera kutwiyereka. Tuguhimbarije ko ugiye kongera kutwiyereka. Tuzagaruka mu masengesho nk'ay'ukwezi gutaha. Hari ubuhamya busha bwabo wongeye kwiyereka.
ugiye kongera kutwereka mu miryango yacu no mu ngo zacu, ugiye kongera kutwereka, wongeye kwereka abigishwa bawe. Natwe turagushimiye kuri uyu mugoroba wongeye kutwereka. Himbazwa n'amahanga yose, shirwa hejuru. Tugushimiye uburyo twakubonye, kandi tugushimiye ko tugiye kongera kukubona, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Iri ni se